kumenya umuntu umumenya ari akite ibyo yagukoreye ari uko bigusoyeho nibwo umenya umuntu. None uravuze ngo kumenya umuntu umumenya ari uko ibyo yagukoreye bigusohoyeho. None tubona abantu batubwira ati turabakunda bakaduha amagifti bakadukandira akanyenyeri. None se wambwira gute ko uwo muntu mu by'ukuri atari umuntu muzima? Mu gihe cyose umuntu avuga ati ndagukunda n'ikimenyimenyi akira ikarita yenda umara iminsi biruhamagara biba binsohoyeho biba byoroshye ko misemenya umuntu. Burangiye gusubiza icyambere kikwereka yuko ukunzwe nuko uhabwa umwanya ugukunda guha umwanya. Icyakabira gutega amatwi. Gatatu iyo ukosheje aragukosora kandi ntabwo ahimba indirimbo agiye muri studio aricara gutya akareba gutya agahita asohora indirimbo. Uwo ni Theo bose babireba sibyo. Icyakabiri iyo aguye ntabwo ashobora kugwa ngo agome hasi ntibibaho. Ni umugabo uzi kugwa akihagurutsa ntawe umuhagurukije. Ni umugabo cyaha. Iyo umuntu ari umunyabyaha Imana yanga icyaha igakunda umunyabyaha. Imana iramutse ivuze ngo wakoze ibyaha iraguciye. Ninde se wabujyagaze hano ngahari twese twarashe kuko ntabwo tubitungwa n'amaraso y'intungura n'intama n'iki byose n'ibiki, ahubwo twe twakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubundi Yesu yadukirije rimwe risa. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Bakunzi b'Imana irahari TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yaco diaspora, mwese turabasuhuje tugira duti amahoro y'Imana abane namwe. Waba dukurikiye urwaye, waba dukurikiye uri mu bibazo bitandukanye, ariko ndagira nkubwire ko kugera kure ntabwo ari ko gupfa, kuko utari wabaho Imana yarize kugomba kubaho. Niyo mpamvu rero n'ibyo ucamo byose Imana irabizi, nta kabuza yiteguye kugutabara no kukugirira neza. Nukomeza ukamwizera nawe azaza azanye imbaraga nyinshi. Murakoze cyane rero nkuko mubibona kuri kamera zacu tuhafite umukozi w'Imana. Ni umusore mwiza cyane, ni umugabo w'ibigango, n'umwe mu bakozi b'Imana bagihagaze neza. Muraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza banyakugira Imana n'amafaranga n'abantu. Umbere y'uwa mbere ati banyakugira Imana n'amafaranga n'abantu. Ubwo Imana ibanze duha abantu? Imana iduhereza abantu bazana ibintu bigatuma tugira ubuntu bugatuma dutanga amafaranga. Aha, arakoze cyane, ariko ibintu avuze mbyemera gakeya. Sinzi umugani nyarwanda uvuga ngo aho gutinya inyamaswa ngo watinya umuntu. Simbizi rero ubwo ngubwo babaho abantu babi, ariko ntago twiteze ko abantu bose tuzahura nabo bazatubera babi. Icyo gihe ntago twashakisha kumenyana n'abantu, kuko kumenyana n'abantu ugiramo nyine b'abantu babi n'abeza. Rero iyo uhuye n'ababi gusa ucika intege zo kuzashakisha abandi bantu, ariko mu bandi bantu basigaye utarahura nabo harimo abeza harimo n'ababi, kandi cyiza n'ikibi biragendana. Ngewe ntabwo ndi bujye kure yawe cyane, ariko nk'umuntu udukurikiye ashoboye kwibaza ngo yenda akavuga ati maze imyaka 50, imyaka 40, imyaka 60, ariko sindigera mbona umuntu mwiza. Kuko barakubwira ubundi iyo bavuze umuntu bavuze iki? Umuntu ni kimwishemo, ntabwo ari umuntu w'inyuma. Uravuze uti umuntu ni kimwihishemo, kandi uretse Imana yonyine nijye ibasha kureba mu mutima. Harya twamenya uwo muntu wihishemo gute? Wabitubwira ute? Ko nizera neza ko uri umukozi w'Imana ugihagaze neza, kandi uracyari muri departement ya pastorale uri gukorera Imana, ariko twisanga abana b'abarokore barozwe, tukisanga abakozi b'Imana barozwe, tukisanga bari kujya mu nzu y'imbohe. Uho ukavuga ngo umuntu ni kimwihishemo, icyo kimwihishemo tuzakimenya dute ko tubona neza ko mu by'ukuri ujya kuko umuntu aravuze ngo ngo umuntu ngo ndamuzi, ngo umuntu ngo naramubonye, ariko wajya kureba ugasanga n'ubundi ari guhemukirwa n'umuntu. Ese kuki twiga umuntu nitumumenye? Uwo muntu wihishemo tuzamumenya gute? Urakoze
ubaje ibibazo bikomeye cyane. Ntabwo wakwiga umuntu nk'umumenye, kuko umuntu azwi n'iyamuremye n'iyamuhanze, ni Imana yonyine. Rero iyo umuntu avuze ngo nzi umuntu aba yibeshye. Isaha ku isaha umuntu yagutungura, mu byiza cyangwa ibibi, kandi wagukunze cyane ntaho atagera kwanga cyane, n'uwakwanze cyane ntaho atagera gukunda cyane. Umuntu ni umuntu, umuntu ntabwo ari inyama n'amaraso. Kumenya umuntu umumenya ari akite, ibyo yagukoreye ari uko bigusoyeho, nibwo umenya umuntu. None uravuze ngo kumenya umuntu umumenya ari uko ibyo yagukoreye bigusohoyeho. None tubona abantu batubwira ati turabakunda, bakaduha amagifti, bakadukandira akanyenyeri. None se wambwira gute ko uwo muntu mu by'ukuri atari umuntu muzima? Mu gihe cyose umuntu avuga ati ndagukunda n'ikimenyimenyi, akira ikarita, yenda umara iminsi biruhamagara, biba binsohoyeho, biba byoroshye ko mise menya umuntu. Yego, kuko urukundo rutangana no gutanga ntabwo ari urukundo, ariko urukundo rw'agahararo narwo rubaho. Umuntu akaguharara kereka ko gifite nigahoraho, nikadahoraho. Rero urwo rukundo rw'agahararo kandi rujya rushira. Rero umuntu abwirwa iki? Abwirwa ko akunzwe ryara, ahubwo si cyo kibazo burangiye gusubiza. Icyambere kikwereka yuko ukunzwe nuko uhabwa umwanya, ugukunda guha umwanya. Icyakabira gutega amatwi. Gatatu, iyo ukosheje aragukosora, kandi ntabwo agutaranga, arakurwanira, akurwanira ishyaka ku buryo yatakaza na byinshi ku muntu akunda. Rero izo karitiyo zitarahura, urwo rukundo aba ari urukundo rwa .com. Yego. Moses, Theo bose babireba mufanike. Ni inshuti yanjye magara yakadasohoka. Ubuhamya bwawe n'ubwiwe bihurira he? Bihurira ku kintu kimwe cyo gukorera Imana. Gukorera Imana. Ko numva uri kuvuga amagambo akomeye nka Theo bose babireba. Oya, ni ukuvuga ngo Theo bose babireba ni inshuti yanjye cyane magara. Buriya haro iyo twicaranye amagambo yacu aba arakasa mutwe koko. Uwo ntabwo ahimba indirimbo agiye muri studio, aricara gutya akareba gutya agahita asohora indirimbo. Uwo ni Theo bose babireba, sibyo? Icya kabiri, iyo aguye ntabwo ashobora kugwa ngo agome hasi, ntibibaho. Ni umugabo uzi kugwa akihagurutsa ntawe umuhagurukije. Ni umugabo uzi kugwa akihagurutsa ntawe umuhagurukije. Reka tuganire abakozi b'Imana bamwe na bamwe bose bagera aragwa bisobanurwa baba bamubwira cyane ko tudasika abakozi b'Imana tugira abatuguka kandi ntawe uko buri wese yagwa n'uwaguye yabyo. Kereka abantu bakuru babyemera bitandukanye, ariko njye nizera yuko uwakoze cyane yanakusa ndetse akagusobanuza. Rero bisobanuye ngo mu gihe cy'isanga yagwa ariko ntacyo akaba yagira. Gusa hari n'abajya badutega imitego bakibwira ko twaguye, n'abantu badukurikiranye bakabwira ko twaguye, kandi ari abantu baduteze imitego koko tugihagaze kuko twabwiye ntabwo dushobora kugwa. Yesu ari muri twebwe, ubuzima bwacu buri muri Kristo Yesu, nta teka tuzacirwaho kuko twamwizeye tukamwiringira. Ubwo direkite twamaze kuba abana b'Imana. Ntabwo umwana wamwirukana iwabo, ntabwo bikunda, ariko imitego yo wayimutega umukozi akareba umwana kuri se, ariko twe ntabwo tujya twirukana kwa data, kuko kwa data tubahari akaramaza cyangwa ibikorwa turi muri Yesu nawe ari muri twebwe ntacyo tuzaba. Ndimo ndafashwa cyane, urimo uravuga amagambo akomeye, sinzi ubukungu ubundi nta gahunda yo kudoda ariko hari Imana n'amahoro n'umugisha akomeze akomeze. Profete Moses niba aravuga profete, niba aravuga kuvuga icyo nzi ni uko ni umukozi w'Imana, nanjye mbibagazeho. Umunsi wabonye ubonye abantu Imana ari mu Rwanda cyangwa ikintu rero baravuga ko ibintu hanze bitazahirwa ko uyu munsi ari gushaka izindi mbaraga mu mwuka wakoze
watumye umuhamagaro icyubahiro cyane icyubahiro cyo gutumira cyaka gutuma amafaranga bituma wumva gushakisha ibitari imana rero ukapasite yo kujya gushakisha amavuta ibitangaza sibyo waratangiye kandi unabasengera abantu bagaki iyo mu bihe bibisha aho yabivuze abantu bazamukora n'inzara ntabwo ari Rwanda Imana igahindukana harara ntabwo Imana n'ubundi wahandi rero isigaye na warakoze cyane Moses ikiramo rero abakozi b'Imana kandi bagira agashya bakorera Imana nk'uko hari nabi babiri ari ngo bakubita ahubwo abantu bakunze noneho ukambwira ngo Imana ngo hano mu Rwanda tugutegera kandi tukora njyewe ntatanga umucyo kuri bo umuhanuzi wese wamamaza ibyago mu Rwanda ntatanga kandi n'abahagaritse mu izina abo ntabwo bakira abahanuzi abo ni abavaya ibyago wihanura no mu gihe bikakugeraho kumva umuhanuzi wakaza muto akavuga ngo cyane cyane ngo Gisenyi ngo na Ruhengeri kuko yegeranye n'umupaka wa Kongo uramurikira neza ubwo ntabwo ari umuhanuzi ayo ngayo ni amanyanga y'abiyita abahanuzi kuko umuhanuzi n'uhanura ikintu cyiza mu gihugu kugira ngo igihugu kibeho neza uzacunga no muri Israel abantu zibazaga kurangiza intambara ntabwo bazitezaga urabyumva neza rero iyo ubonye umuhanuzi ari hejuru yabyo umbaje ikibazo ngo mbese ngo Imana yaraduhaze ntabwo Imana yaduhaga kuko twe turi ubwoko bw'Imana turi abantu Imana yaremye turi abantu bakunzwa Imana iradukunda Imana ikunda u Rwanda ikunda ubuyobozi bwarwo ikunda abakozi Imana bo mu Rwanda bagiye abanyabinyoma atari abanyabinyoma ariko hari abahanuzi bitwa abahanuzi ariko ari abanyabinyoma rero ndamutenze n'uwahamira inganda izuzura nta yizuzura ntabwo hazarira muri iki gihugu ntabwo twenda kuzongera guhura n'ibibazo urakurikira neza hano none reka mbabwire Imana irahari ifite abahungu abajama uramurikira kuko bakorana n'Imana kandi babyumva neza rero none aha tuvuga
ndamubona kuri izi kamera ndamutenze ntabwo yatumwe n'Imana yariyoboye. Ikindi ndakukubaza wahise ko wibuka ikigeraho ariko nanjye yari yose tujya tubona abantu bajya hari abakutemanga tuzi bakavuga ngo ibyago sibyo none bakinjira mu madetayi rimwe na rimwe tuvuzemo n'icyaha muziho kuko niba Imana igiye kubahanira icyo kureba ubusambanyi bajya kureba tugasanga nawe hirya no hino agenda hatera amata cyangwa se ugasanga ari kuvuga abaroga ariko mu by'ukuri wanasenga rimwe na rimwe ukubona biri mu ari ubundi ni ibintu hamwe bisobanura ubundi mu buryo imvura ishushanya intambara kandi iyo umuntu azindutse agafata video ntabwo nakubwira yuko uyu muntu ari inguzikazi bamurikira neza. Ibi ni ubukunguzi ibi ngibi ni ibya kera ubwo rwanyuze mu mateka nk'abacuruzi aba ni intambara y'abakera bakurikira nyuma yayo. Rero abaturage bazi kwibuka barabihaye tugize amahoro tubonye umugisha turatuje turi ahantu hari umutekano ahantu hari umutekano niho uvugirije rero no tuvuganye ariko se ukira aho ngaho gatoya ibi ni ibintu nkunda kumva mu barokore kuko iyo turi ibikorwa by'igihugu Imana yaduhaye ntabwo iyo umuntu ahanuye akiza ibibazo ntabwo ateza ibibazo. Icya kabiri kuba umuntu ari umunyabyaha ntabwo bivuze ngo uwo muntu Imana yamurambiwe ndetse zazimiye nizo Yesu aza gushaka. Rero ni ukuvuga ngo rero icyaha iyo umuntu ari umunyabyaha Imana yanga icyaha igakunda umunyabyaha. Imana iramutse ivuze ngo wakoze ibyaha iraguciye ninde se waba ugihagaze hano ngahari twese tuba twarashe kuko ntabwo tubitungwa n'amaraso y'intungura n'intama n'iki byose n'iki ahubwo twe twakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubundi Yesu yadukirije rimwe risa turezwa twese ibyaha. Moses ubu uri kuvuga ni ariko kugira ngo akunda ubwami bwo mu adakunda igihugu cyane ntabwo bibaho. Wakunda Imana utarabonera muri mugenzi wawe nk'uko nayo hano uzakunda Imana utarabona uzakunda Imana utarabona mu gihe cyose utarakunda mugenzi wawe sibyo. Icyo kintu uvuze ni ukuri kandi none turi kubona abahanuzi bahanura igihugu cyabo ibyago gusa. Nakubwiye ngo icyo ni ikimenyetso simusiga yuko uwo muntu atari umukozi w'Imana yihamagaye yitumye cyangwa agahanura ibintu akabigwamo bikaba byaba ariko muri kantite na identite yo kuba umuhanuzi atari umuhanuzi. Dufite abantu bazindutse mu gitondo bararota ibyo bavuze biraba ariko ibyo bavuze niba bibaye ntabwo bikugira kuba umuhanuzi. Wari ubizi icyo kintu? Reka ntugasubire abantu badukurikiye hano Imana irahari TV uranyumva kuba umuntu yahanuye ikintu kigasora ntabwo bimugira umuhanuzi. Umuhanuzi agira kantite na karite na identite. Icya mbere umuhanuzi agomba kuba ibyo avuze abivanye ku Mana. Icya kabiri ikaba bitari buhungabanya umuntu ku giti cye. None urarengereye uhungabanyije n'igihugu nuko igihugu cy'u Rwanda tudahungabanya sibyo. Ariko abantu hari uburyo umuhanuzi agahita ashya mu mutwe niba ari gukora bikanga niba umuhanuzi ashaka ibitekerezo umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Simon Kabera umukozi w'Imana umutumishi wa Rwanda umuramyi uhari uririmba umuramyi uriya Simon Kabera zanavuze indirimbo ni umuramyi wakatarabone urabona amaze yaraje akivugira kuri ibinyamakuru by'igihugu ariko ngo abanyarwanda ni mutekano ibintu biboze neza ari n'imbaraga zirahari ari n'abasore tumushakira arahari ari n'ibikoresho bishya ibikoresho n'imijya kuyobora zangereza nayo zasana bitari mu bashyikiye cyane ari n'ibikoresho bigize bitari ibikoresho none umuhanuzi akaza akihandagaza arahanura harimo n'ababa bavugishwa n'abandi batifuriza igihugu cyacu byiza bakabatuma cyangwa bakagira bakabohereza amameza cyangwa se bakabana amafaranga n'ibiki byose bamva neza. Ushatse kuvuga ko hari abahanura
mu by'ukuri tukagira ngo ni abahanuzi naho kumbi ni inda nini. Mu madarubindi yanjye, mu bidarubindi byanjye, ntabwo intebe wicayeho wagira, ntabwo igihugu ugendamo wakifuza ibibi, kereka niba baravukiye ahandi hantu hatari mu Rwanda. Njyewe nemerewe uko njye ndi umunyarwanda, wajya hanze uzataha, utataha mu Rwanda umwuzukuru wazaha kureba inkomo. Rero inkomo ku Rwanda n'urwacu, muzajya kuvuga ngo n'u Rwanda ni iwanyu nyine. Ejo bundi ari muri nyiranama ya ntuza yasohotse hanze muri Rwanda rero yarababwiye ngo mwate mwikora muzamusaza nyine Imana ivuze umuntu y'igihugu, Imana ivuze umuntu wasosiyete. None abantu barara bagatsinda. None ndahanire izina rya Yesu Imana iravuga Imana irahari. Buri muntu wese akugena, ntabwo uri mu gihugu imvura izagwa, no mu Burundi yahagwa, no muri Kongo yahagwa, no muri Tanzania yahagwa, n'imvura yeza amashaza n'ibishyimbo n'ibirayi n'ibitoki, abantu bakarya. Urankurikira neza, nta mvura ihari. Iyo by'imvura abahanuzi mwitwaje ngo n'imvura, ubu ni amasasu, ubu ni amabombe nyine muri kadira cyane, niko bisobanura. Ngo korari izaririmba, uririmbe we, ngo ni wawe izagera yiririmba, ngo waba uri kuri mashini, ngo waba utwaye imodoka, ngo nawe izakuririmbira. Wowe ahubwo uzaba uhagaze he? Nta ndirimbo dukeneye, korari zirahari n'izindi korari zirahari. Izo ndirimbo zaririmbwe zirahagije, turabiyamye mu izina rya Yesu, turabahagaritse hano. Urakoze cyane, urabahagaritse mu izina rya Yesu. Uri n'amatwi akavuga ayo magambo mabikuva. Umuntu wese uvuga ijambo ribi kuri iki gihugu, umuntu wese uhabarika iki gihugu, umuntu wifatanya n'abakobanyi, akifatanya n'inzererezi zizerera zigambanira igihugu kugira ngo amaraso y'Abanyarwanda akomeze ameneke, abo bose utunwa twabo n'ibikorwa byabo byose ndabifashe biri mu izina rya Yesu, ndabikubita hasi. Ibitekerezo ndabigomorora Kristo Yesu, bakizwe cyangwa bapfe babeho, ariko batishije. Nimudakizwa mupfa, ahubwo mubyo mugenda. Urakoze cyane. Njya kugutumira nuko nari maze kubona byinshi by'abahanuzi bimaze gufata indi ngero. Reka unsobanurire n'aka kantu kawe. Ubundi bisanzwe Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi yahanuye bisohoye. Uyu munsi nabo barabikora. Tubonera kwa Farawo ubwo Imana yatumaga Mose yahageraga ku gitangaza no bagakora n'abakuru barabikora. Iki kintu rero umuntu yahanuye bikabaho, ntabwo byitwa. iki kintu nenda kukubaza ni ikijyanye na bamwe biyita abahanuzi ubona kuri social media bakavuga bati ninjye wari wahanuye ko runaka azapfa none yarapfuye, ni mu nyene. Abo bantu izo ni ingovu z'imiringa, ahubwo nguwo nawe ni umwica. Uramurikira neza, ntabwo wakwirata ngo wanahanuye kanaka apfa. Ibyo se bivuze twarababonye. ibyo ngibyo se byatwubaka. Twibaza ikintu bidufashije. Ntabwo uri umwicanyi, waba uri muri kadere y'abicaye. Ntabwo uzi ko ari abatekinisiye bakora n'indi myuka mibi bakaba banayikohereza ikakunika ikakwica ugapfa, kugira ngo bizagaragare ko ibyo bahanuye ari ukuri. Umuhanuzi afata urupfu ruriho akaruvanaho rugahagarara. Yego, aho hantu niho ngira ngo tuze gusoreza. Ntabwo iki umuhanuzi afata urugo rwari rugiye gusenyuka akongera akarwubaka. Umuhanuzi afata igihugu cyiwe agahanura amahoro masa. Yaba ari n'ikibazo twabwira ni dusenge tugasenga. Icyo kintu nicyo twendaga kugeraho. Abahanuzi tubona bavuga ngo twere, ariko kuki nimba hari abahanuzi babaye nuko ntanabyemera. Yego, hari abahanuzi bagira ngo bihimbaze, bagira ngo bigaragaze, bimenyekanisha. Ibyo bintu bitatu mvuze biraza kubyara kandi kantu k'ingano. Bashaka ibice, ninjye wavuze. Umuntu akaza nahanuye ngo yumva kuba, umuntu akaza namwe kukanaka yapfuye arapfuye, umuntu akaza ngo pasiteri inzabuke ngo nahanuye ngo apfe agapfa, warangiza ukaza ukikaraga hano, ariko abantu babuze n'umuco n'uburere naho baba. Ibyo bintu ntabwo byakadushimishije. Wakabaye uvuga ngo ikintu gihagarara.
niba abonye ko pasayongo ari bufunge ukabihagarika byahagarika, sibyo? Niba uri muri kadire y'igihanuzi, ubuhanuzi bushingiye ku butumwa bwiza, nibyo ndi kuvuga. Niba we kwasatoje nari bupfe, sibyo? Tuvuge Imana nyine yagusuye irabikubwira, ariko nabyo yego birashoboka, ariko sinjya mbye. Iyi Imana iguhishuriye ikintu ukivanisha amasengesho, kwiga amakosa ugasenga ugahamagara Imana, Imana ikazi kururuka. Yabwiye umugaragu w'Imana Ezekiya, iravuga ngo gupfa ko wari ugiye gupfa, ariko nonaha hari ibyo ndebye. Icya mbere n'imirimo, icya kabiri nibutse yuko wasanye ibigirwamana, gatatu nibuka ahantu twahuriye, kane nibuka yuko navuganye nawe n'ugipfuye. Iramubwira ngo subirayo, yisubirayo, umubwire ko atagipfuye. None se Imana niba yijyaniye umuntu wayo, uraza kuvuga iki? Imana nyine igihe cyawe cyageze, twese igihe nikigera tuzapfa, igihe cyawe nikigera uzapfa. Imana yabishatse urapfa nyine, ubwo urapfa dupfa kubera inkomoko y'icyaha, sibyo? Yewe kuri Adamu na Eva, uri kunyuranyumva neza. Rero abantu be guhanura amagambo atari amangambure. Hari abahanuzi b'ukuri barahari muri iki gihugu, bahanura ibintu bizima, bahanura babwiwe n'Imana, bakamenya nabo bari kubwira ibyo ari byo. Barahari abahanuzi, barahari hano, barahari abahanuzi b'ibinyoma. Ndabahagaritse mu izina rya Data twese n'Umwuka wera, kuva uyu munsi none ndeka byose. hanyuma urakoze cyane, wakoze kugira abahagaritse kandi kuko uyu munsi n'icyo kugira abantu bose nihe nama wabahereza kuko turi kubona wavuze abaye ibyo nari kubona ko bafite kwiyemera, baza kuri ya Herodi, ntabwo basoma igitabo cya Bibiliya ngo bakirye bakinire bakiganduka kabisa batunge, ahubwo ibyo byose nibo bari kugana. Ahubwo rero abitwa barabigishwa n'ijambo ry'Imana, nibo bantu bahagaze neza bakiri Imana, ariko n'abantu bari ndetse rimwe na rimwe bakubahiza Imana. Uratanga umucyo ku bintu baba bahanuzi bita ko ari abahanuzi batari no ku bantu bahagaze neza. N'iki wabwira ubundi nuko nabo ibibazo umuhanuzi wiyita ko ari umuhanuzi atari yahiye abivemo abyihorera yakari. Iyo tuje gusobanura ku makamera amana yo guca hose, umuntu akatubaza tugasobanura ibyo Imana yawe mukeke twebwe ntabwo tuvugana niba tujama, tuvugana nayo tukumva n'ijwi ryayo, tuvugana tukiga, ahubwo ntiratwemerera ngo vuga. Hari igihe tuzana dufite ubuhanuzi ariko ntitubwire ngo tubuvuge. Ibintu byose wabwiwe ntabwo ari ngombwa ngo ubivuge. Icya kabiri, hari abahanuzi bazima bahanura, hari n'abanyamasengesho bakoze Imana bayakijwe gutandukana kandi bafite ibintu bizima. Barahari. Urumva na Bishop wamubonye urumva neza. Donc hari abahanuzi ibintu bizima, ibintu byiza. Bishop Xavier umuhanuzi Pasiteri ucuye imihigo Xavier, tumusabiye amahoro n'imigisha ku Mana, amahoro n'imigisha yawe. N'umuhanuzi uri kandi arahanura, sibyo? Simuvuze Satani ahari. Yego, nuko hari abahanuzi n'uruhirwa ng'Imana yavuze ari ukivuze. Uranyumva neza? Bafite karita zo gukoza Imana, biyubaha, barinda ibyo bavuga, bubaha n'igihugu cyabo, barinda igihugu cyabo. Urumva ubu si igihugu kimwe, igihugu cyacu gifite ibibazo n'ubuzima. Ubu uragira ngo bose nasigara se ndi najya ku nama ariko noneho bamwe bo bari kwishimira kurya imiceri y'ibirayi barangiza nahagaritse umuhanuzi wese wahanuriye igihugu cy'u Rwanda ibyago. Nta byago bizaba mu izina rya Yesu. Iki gihugu cy'u Rwanda kirahari, yereka ko Imana yaryaye. Buri muntu wese uhanura ibyago. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza uguhaye, ni ukuri cyane ikiganiro cyiza cyane nuko umwami wawe uba woroshye aba ari mutoya, ariko tugushimiye yuko n'uyu mwanya wawuduhaye. Imana irahari.
ubutaha tuzagira ikiganiro kirambuye kugira ngo abakunzi bacu nabo basobanukirwe bamenye ibintu byose byinshi. Reka musabe rero kandi inama ku bantu cyane cyane abanyarwanda ndetse n'abandi durangiza abantu bari hanze n'abari mu Rwanda, nababwira ngo waba utemera igihugu cyangwa ukemera n'akazi kawe, amaherezo uzagaruka kuri ubu butaka cyangwa se n'abandi bazaza hano. Rero ukunda igihugu, ukunda abanyarwanda, kuko turi abanyarwanda ni umunyarwanda. Ukunda igihugu cyakubyaye cyangwa naho so yavukiye, naho sogokuruza wawe yavukiye, inkomoko y'igisekuru cyawe hano ugomba kuhakunda. Iyo ni inama yanjye. Ikindi cya kabiri, abanyarwanda nimutuze mugubwe neza mu isi y'umwuka. Igihugu cy'u Rwanda ni amahoro, kimeze neza. Ibibazo birahari, tugira ibibazo nk'uko abandi babigira, tugira n'ibyishimo nk'uko abandi bagira bate babigira. Umuntu wese impagarara n'impungenge azihorere rwose, kuko Imana irahari. Hano turi kuri Imana irahari TV, namwe mwumva ko Imana igiza gute ihari. Ubundi muzi, reka mvuga kuri iyi TV gatoya. Imana irahari TV murayizi yariyo. Iyo Imana ihari ibintu byose abihari, ubuzima buba buhari, amafaranga bahari, icyerekezo gihari, ibitekerezo myiza ihari, igihugu kizima gihari, ineza y'Imana ibihari. Iyo nzanga Imana irahari, everything from God ibiba bihari. Buri kintu cyose kiba kigize gute gihari. Niba nawe udukurikirana rero ntabwo wayo, ujye uguma kuri Imana irahari, kandi subscribe na share na comment. Imana izagira biri kumwe nawe ahantu uzajya buri hose. Imana ibagirire neza rero. Rero reka nsengera buri muntu wari wese wifuza gusengera utameze neza, na buri muntu wese ufite ibibazo. Mwese muhumure, Imana irahari yo kubikemura, kandi ntabwo Imana izabateza abantu. Ni ukuri ntabwo Imana izabateza abantu. Imana ikize ntabwo iteza. Imana iramwakura ntabwo imwara. Imana irimba ikimwaro igasebesera umuntu wari ugiye guseba. Imana ntabwo yagusebye, Imana ntiyagutanga mu mwabari abapagani jama. Umva nawe jama kazi, Imana ntiyaguteza abantu n'ukuri kw'Imana. Ahubwo Imana iragusebezuye, igukiza isoni abantu bari bashaka kuguteza, kuko Imana ikunda abajama n'abajamakazi. Imana ibagirire neza. Rero niba uri umujama wa Yesu, niba uri umujamakazi wa Yesu, humura nta kintu uzaba n'umunsi n'umwe. Ihagararanye nawe, izakurinda amajya n'amazi, izakurengera. Wowe ukiranuke gusa, ubu umujama muri Yesu, ubu umujama ukijijwe, ubu umujamakazi ukijijwe, ubeho ukikijwe, wirinda ibihe byaha n'ibisa nabyo. Ibindi ubyihorere, bakuvuge nibarorere, utekurye, niba wabibonye, niba utabibonye usengeje uzabibona. Imana ihagararanye nawe. Imana ndagushimira, urero urakiranuka muri byose. Ngaho bana n'abantu bawe n'ubwoko bw'Imana, dusabye umugisha hano, ureze abantu ihumure, bari buzuri bahereze kugirirwa neza nawe. Abasengewe ubahereze gusubizwa, abahanuzi bagaragaza neza ubahereze imbaraga zo kurwana n'abahanuzi babari n'abashera, kuko uri Imana ikomeye. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. 07884848 ntuzambire, uzanyandikire cyangwa telefone cyongereje SMS nziza ivuga 07884848 Prophet Moses zagaruka. Niba bishaka bazantumire muri comment. Moses uvuze nimero ya telefone gusa, nta rundi rubuga rurahari. Bite urubuga rwitwa Prophet Moses neza, wajya ugakora subscribe na comment na share. Imana ibereze umugisha mwinshi, ndabakunda.